Reka mbasuhuze amahoro y'Imana bane namwe. Mbashimira abantu bakomeje kuduha subscribe, bakomeje kudukorera share, bakomeje kudukorera comment. Ndagira ngo twumve ubutumwa buri muri iyi video igiye gutambuka. Imwe yavuzwe n'umubyeyi umushumba dukunda cyane witwa Rev Rutayisire Antoine. N'umukozi w'Imana cyane kandi amagambo avuga ni amagambo twubaka mu buryo bw'umwuka no mu buryo bwo mu mubiri. Ndagira ngo umve ubutumwa. Ubushize nayibwiye abantu amwe ntibabyumva, ariko nshimiye umuntu nyandikiye akambwira ati burya numvise ubutumwa nsanga bihura n'ibyo yutubwira, uri umuntu w'Imana. N'abantu bose ni abantu b'Imana, ariko ntawe tuburaminga ko atari umuntu w'Imana, ariko dukwiye kuvuga ubutumwa nk'uko buri. Reka mwumve ubutumwa rero, hanyuma muraza kumbwira muri komenti, ariko ni ubutumwa bw'ingenzi ukwiye kumva mbere yuko utekereza kujya mu ijuru. Ukwiye kubanza watekereza kubaka ubwami bw'Imana uri hano mu isi. Umva ubutumwa avuga. Uyu musaza ndamukunze cyane kandi nawe nkurarikiye kumukunda. Umva ubutumwa. Kubera ko buri ikibazo gikomeye dufite. Because the biggest problem we have, itorero Yesu yasize mu isi, the church Christ left in the world, ntabwo ari ryo twebwe twaremye, is not the church that we have planted. Kuko twe twaremye itorero rijyana abantu mu ijuru. We have created a church that's taking people to heaven. Kandi Yesu yaratubwiye kurema itorero rihindura ubuzima ku isi. Yet Jesus asked us to plant a church that transforms people's lives. Nimusoma kiriya gice cya 5 Yesu yahereyeho yigisha. When you read chapter 5, you'll see where Jesus started teaching. Inyigisho ze zose zari zo guhindura ubuzima bwa hano ku isi. All his teaching was based on transforming people here on earth. Ariko uzabona abakristo benshi, but you will see most Christians, uzumva tunabiririmba, and you will sing it in our songs, ngo n'ibindi byose wabireka mana, that God leave everything else ukazampa ijuru and give me heaven. Ahubwo ntoya, I said no, iyo ni wrong theology. that's a wrong theology. Ijuru ryo turibona umunsi wa mbere. We get heaven once we receive Jesus. Umunsi wizeye Kristo nk'umucunguzi n'umwami, The day you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, ijuru ni iwanyu. heaven became your home. Nta nubwo ijuru rikorerwa, You can't work for heaven. ntabwo ijuru risengerwa. You can't pray for heaven. Ijuru riza mu ipaki y'agakiza. Heaven is brought to you as a package, part of salvation. Sindabona umwana uhendahenda se I've never seen a child beseeching his parents ngo papa, that father, ngo wenda kunyishyurira minerval uzabireke, please leave paying for my tuition, ngo ariko ujye unyemerera ntahe mu rugo. but allow me to come back home. Umubyeyi yavuga ati se uyu mwana yafashwe n'ayahe The madayimoni? father will be wondering what's happening with this child. Uyu ni umwana wanjye, This is my own child. iyi nzu niyi, This house belongs to them. ninanapfa niwe nzayisigira. Even if I die now, it's their house. Natwe nuko bimeze. That's what happens with us. Ijuru ni iwacu, Our heaven is our home. ntabwo ari ngombwa kurisengera. We don't pray for heaven. Wa munsi wakiriye Kristo nk'umucunguzi The n'umwami, day you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, mu ijuru ni iwacu. heaven is your home. Ahubwo twebwe But us, turi abantu bafite mission we are people with the mission yo kuba umubiri wa Kristo hano ku isi. to be the body of Christ on earth. Noneho ibyo Yesu yakoraga And what Jesus did, tukabikora. we do. Niyo mpamvu That's yigisha why yarababwiye ngo muri umunyu w'isi. he said you are the salt of the world. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? If the salt loses its flavor, what will salten it? Kuri umwana w'Imana ntabwo uzasaba iso ari we mana kugira ngo uzabiwe, ntabwo uzakora request yo kubiwe, ahubwo already imitungo ya sko, inzu ya sko ni ibyawe kuko uri umwana we. Nawe rero niba umaze gusobanurwa neza koko kuri umwana w'Imana, ntabwo wagombye kugusenga kugira ngo ujye mu ijuru, ahubwo ijuru ryakerege wamaze kumenya isano ufitanye n'Imana.
isano ufitanye n'Imana ni uko uri umwana wayo. Niba uri umwana wayo rero n'iby'Imana ufite nabyo ni ibyawe. Imana iraguhangayikira kuruta uko wayihangayikira, kuko umubyeyi niwe uhangayikira umwana we kuruta uko umwana ahangayikira umubyeyi. Nawe numara gusobanukirwa ko uri umwana w'Imana, Imana already izaguhangayikira kuruta uko wayihangayikira. Ikibazo abantu dufite ni ukutamenya neza isano dufitanye n'Imana. Isano dufitanye n'Imana ni uko turi abana b'Imana. Iyo sano irakomeye cyane rero, ntishobora kuvaho. Iyo umubyeyi afitanye ikibazo n'umwana we, ubusabane bwe n'uwo mwana buzamo agatotsi, ariko isano ntishobora kuvaho. Nuvuga ngo ubusabane buzamo agatotsi, ariko isano ntishobora kuvaho. Isano dufitanye n'Imana ikomeye ni uko turi abana b'Imana. Ari nabyo twumvise muri ubu butumwa, ni nabyo asobanura akavuga ngo ntabwo ijuru risengerwa, ahubwo ijuru riza muri package y'agakiza. Aha ubutumwa bwe buratwibutsa ko dukwiye gushaka uko twubaka ubwami bw'Imana turi hano ku isi. Ubwami bw'Imana ni ukubaka uko ushobora kuba muri ubu buzima, ukaba ubona ibyo ukenera igihe ukiri mu isi, ubundi ukaba witeguye ko igihe cyose uzaba utakiri mu buzima kujya mu ijuru atari ibintu wingingira Imana. Akira Yesu umwami n'umukiza, ntabwo ari ibintu Imana wingingira Imana, kuko yo ni umubyeyi wawe, ahubwo yo ni mu nshingano zo kuguha iryo juru. So iyo wakiriye rero Yesu ugakira agakiza, ukizera umwami Yesu umwami n'umukiza, ukamenya isano ufitanye n'Imana, already ijuru burifite. Hari abantu usanga basenga ngo musenge, ngo buri wese asengere ngo azajye mu ijuru. Ntabwo ari ibintu dusengera, no. Iyo twamaze kwaguka mu kumenya gusoma ijambo ry'Imana, ukaguka ukamenya isano ufitanye n'Imana, already ijuru uba urifite. Turi abana mu rugo. Niba turi abana mu rugo rero, data ni Imana kandi ijuru ni iry'Imana, ntabwo yatwima umugabane kuko ni umubyeyi wacu. Umubyeyi wima umwana w'umugabane yaba ari umubyeyi w'igisambo, kandi Imana ntabwo ari igisambo. Ubu butumwa rwose abantu babwumvise, nizere ko hari ikintu gihindutse muri mwe, kandi Imana ihereze umugisha uyu mubyeyi, ikomeze umuhaze uburame, ahubwo akore amasemina menshi, tugume dusigarane ubutumwa bwiza. Ejo n'aba atakiri mu mubiri tuzabe twibuka ibyo yatubwiye. Imana ibahe umugisha rero, munkorere subscribe, munkoresha, mushyiremo comment, kandi nizeye yuko hamwe no gushyigikirana no gusengerana Imana izadufasha tugashobora kubaka ubwami bw'Imana tutuye hano mu isi. Imana ibahe umugisha.